bahita basha ubwoba. nta muntu wakuzanaho ubwenge bwinshi wagushobora oya cyambere yaba ari uwabaye muri FPR cyangwa utaribaye ufite ibibazo wamubaza ukamugusha mu mutego neza akabinyemerera nta kibazo nge banyemerera amakuru yose buri muntu bazize mwikusanya amakuru wafashe ibendera ufata ibendera ryose abiyorobeka bose nzi kubafindura ahubwo hari abantu iyo bumvise ngo urudirahiye barwara igifu ndabakubwira igitsina gore cyashyirishije abantu mu magereza babeshya ko babasambanyije kandi babeshya ngiye kuguha urugero hariyo tekinike kandi we wenyine uyizi nigute bambwira ngo umusore aje gusambanya umukobwa nta wundi musore uri bumufashe kumudanangira kugira ngo abone amugeremo ukambwira ngo waba uri umukobwa umwe uhuye n'umusore umwe ari umuntu umwe kuri umwe usambanya bigashoboka bikagenda basoza ibikorwa oya hari pose wambwiye umukobwa ngafungamo amaguru ntabigireho ikindi ashobora kukuruma ikindi ashobora kugurya inzara ahashinze inzara zikaruhukira mu gifu ikindi ashobora kuvuza induru agasakuza abimuhana bose bakaza bahura hari pose byinshi cyane iyo rumwe impamvu zimurengera ashobora kukunanira kandi ntubigire kuko wenda tuvuge icyo gihe muri mu ishyamba mwenyine iyo nta muntu uri bumutabare ukatinda niko naho ubushake bugenda bucika bushira uva no ku kirego ndaguha urugero hari uburyo bumwe nibwo nahise mpuza ndavuga ntabashinda usibye na perezidanse n'isi bazayimuhe twe turasesengura tukanariza byose yaba afunzemo amaguru niyo bazana beto ntabwo yafunguye none se agize niyo mpamvu abamama benshi bashaka kukwemeza ko nta musore ushobora gufata umukobwa ku ngufu ngo amugereho umukobwa atabigizemo uruhare abamama nyine byagiye bibaho babizi nabo byashiki umuntu umwe atari babiri atari batatu ngo bamumufatire kandi hari abantu benshi bari kuburira mu magereza bazira icyo kintu niyo mpamvu iyo bumvishe ngo rutiraje bakareba ubwenge bw'umuruda ko ashobora kubafindura akarenganura barenganyijwe niyo mpamvu bitwa barafindura gufindura abantu gufindura ibitagenda mu Rwanda tukabishyira ahabona tukarenganura cya kabiri tugasigasira n'ibigenda tukabisigasira ngo yahaye pasiteri ngo ni umukozi w'Imana warababwiye na nyuma y'ibihishwe twabaruda tuvumbura n'ibiri mu nda nakihishe mu nda y'ingoma dushyiramo akaboko tugashikuza akihishe kuri mwene data yarinze apfa iryo banga yoya ni pasiwadi kandi mwe murarize twe tuba turi ariko umugore we ubu ni ikinyange azi ko yabaye Yesu Kristo ahubwo hari ikintu kimwe kizahita kimwereka ati uyu mwana wanjye kuba yaragiye muri ruta ntabwo ari ugutigisha ntabwo ari ugutigisha ni kaminuza abantu bayifata nka kaminuza kuko iyo yicaye ahubwo azahita avuga ati izi njiji najyanyeyo nibo bakwiriye gusubira ku ishuri basubire ku ishuri kuko nta kintu bazi iyo yicaye umuntu aba adasaba n'abantu akamenya amakuru kuko ikusanya amakuru turikora kubera wagiye mu bantu kandi amakuru ava mu bantu iyo yicaye yatsingiye inzu i Kanombe agasambu k'umuyungu ejo nzakaye keredi bayimwe kandi ntakamenya ko aho cyane kuko ari kure y'u Rwanda haracyari agahenge ko kuba hari abo kahishe kabundikiye nk'uko niba Uganda hari benshi i Burundi kuko bazi ngo abakimironko ariko ntumenye uze ko Kanombe azi ko mu Rwanda bazi mu Rwanda gusa kandi u Rwanda ni runini ntaza agaca kandi n'imyaka ishize ushobora no kuza kubera ububasha afite icyo kirega kakizibiranya akagisisibiranya none se ushobora kuba wari umuzi amazina ye ari Katorwago wagera ino ugasanga yitwa Rwahamande Jackson aho ngaho naho benshi bishanye ahubwo nguhu urugero ruhita ruhuza n'ibyo uvuze uribuka Pasiteri Theogene bamuze muri ADPR yitabye Imana ejo none se akimara gupfa
iyo bamubazaga uri umukecuru jenoside yego akiriho yabazaga ati hari uwo mufitanye isano w'umuryango wawe muvukana waba arasigaye yego yaravuga ati ntawe kandi umunsi yapfaga hari umusore wajurira aravuga ati ngewe nimutanabyemera ndajya kunkunda amahoro niyahure ngewe mama we duhuje mama ariko ntabwo duhuje papa kandi ni murumuna wanjye aratuzi ko twabagaho ngewe nanjye muri umupira nanjye sinshaka imitungo yanjye ariko nanjye ndashaka kurira mukuru wanjye babu nanjye ndaza noneho babonye ko satelite za Ruda mu bintu Alexis Dusabe kiri kubahuza urupfu ruri kuhuza abantu Alexis Dusabe baravuga rurazanamo amacakubiri uririmba indirimbo z'Imana abona ko hari akantu kagiye gashobora guhungabanya igikorwa bamuha umupira arambara nawe aramukaruma kuruhanganira byago burete tuzabihanura nyuma baza kubihanura ngo umugore we arabimenya biratuze ubu byaratuje baramumenye ko hari se wabo ariko hari undi mugore waje wundi azana n'umwana aza afite n'akana aravuga ati uyu mwana yaraje nituriye hariya mu Gatsata ubwanya bwo arambwira ati yankunze biki tuba n'inshuti mbona ari umugabo uyifite ambyaza akana yajyaga hari n'ukuntu amenye akana ngaka nako ndakazanye mu kamenya itangazamakuru umugore wabonye ko akarenze umunwa ku mugani w'umunyarwanda karushye ihamagara karushye ihamagara none se ndabona bindenze kandi sinabisha reka myemere umwana araharazwe ari Theogene uko yagaragaraga nk'umuntu usabana ariko utamenya ko afite ikibazo cy'ubusambanyi kandi yabikoze afite umugore isezerano niyo mpamvu babwiye abantu bose ati mwitonde bose n'abapasiteri kuba afite batatu hanze mu gihugu kandi imbere afite umwe cyangwa agaragara ko atarabyara ko yari yakiri siribateri ngo namutwaye ngo ari inyangamugayo cyangwa umugabo namutoraguye ari inyangamugayo rero ntibakajya badushinja ngo ubu busambanyi na kera byahoze barabizunguye barabizunguye kikonsirimenti bakaza babihisha bahura n'umukobwa nka kuriya jarene n'amboroka yisize yigeze nitwa ari mukobwa kandi nyuma muri Kenya hasize umwana ni Burundi hasize undi gutyo ariko zabashingiye ikintu kinyereka ko ibyo uvuga ari ishingiro iyo urebye mu mibyinire yabo ukuntu baba bazi kubyina ukuntu bicyangamukisha aho ngaho ikikwereka ko utwaye isugi ni ukuntu ibintu byo kunywa abanza no kugiramo ubwoba ariko umuntu mugiye ku ngingo ukabona ahubwo niwe uri gusa nk'ukwigisha ibyo bintu usaba bimenya bitaramubayeho yabimenya kuko nawe arabwenge hari ukuntu yanyuze mu ikosi yabyo wangiza ukambwira ngo ahubwo ku mugani wawe ibyo tubona na kera niko byahoze ahubwo nta gishasha ahubwo byakaziza umurego nka cya gihe cya Sodoma na Gomora kubera viziyo abana bose bisanga mu gikamyo berekeza mu icyerekezo cy'iterambere rishasha mu kinyejana cya 21 ry'umuco nyarwanda n'ikiremwa hano nanabihanuye umwaka utaha mpora mbivuga abantu bakanze kavate umva turarahira n'uyu mwaka dushobora kurahira 2023 umwaka utaha bitunguranye isaha n'isaha kugeza umwaka utaha niyo amatora abaye byanyura mu y'amasasu byanyura mu y'amahoro ndabona igihugu bazakiguha ndagitsinde uburemere gifite nta wundi ushobora kukikorera nta wundi wakikorera kuko impamvu mvuga ko ugomba kukikorera nkakigezayo nkagishyikiriza abanyarwanda nkakibagerezaho bifuza ni nabyo Mandela yasize avuze iyo ugiye gukemura ikibazo ni nacyo abangaba twigwa dupfa ntabwo bagihereye mu mizi bahereye mu mashami tufashe abagore n'abana babyawe n'abo bagore babyajije bakabatererana tuzabafashe bose kuki fondasiyo irakomeye irajegajega iri ku rwondo irasukuma iri mu rusukumane rw'urwondo cyangwa iri kuri beto kuko
n'uwubakira kuri fondasiyo ijegajega nibyo babwiye na bya bindi bihirima nyuma y'igihe amateka ahora yisubiramo agaruka karinga nayo igenda na karimunda nayo iza gutyo basimburana bibera muri ibyo